yahirira eriye nta riga nta hantu nayororera icyo kibazo agende ndebe nimba bari buyampemo nako ntawe yari maze kumera neza kamuvuta kutagize kazi amata rwose nakutagize n'ukuri ubundi rwose ubona ko inkawe nta kibazo ifite inkawe iritonda nanjye nakoze uko nshoboye kose hatsi nabushakaga rwose nawe urabibona ni ibintu birebera n'amaso cyamuvu ntacyo nagushinje ntacyo utakoze yongera ubushobozi mbayijyanye mu rugo ariko nta kintu nakora ndayigurira na madamu mbone n'amafaranga madamu agereka kunsuzugura ngo yashatse nabi nshake nzamujyane n'ikigali niko bimera nta kundi nyine gusa inkawe nta kibazo ifite imeze neza kabisa ndakugurisha to nta kindi nakora ari ntantu nagushyira ndakugurisha nta kindi nakanya gushakira umukiriya azaza yirebera aha ngaha ari ntago najyana unyihanganiyeho umunsi umwe nshaka umukiriya azayirebe nta kibazo nta kibazo ariko nyine nawe urabona yuko bikaze kubera akazi mfite ndahuze cyane yari imeze neza kabisa ndahuze rwose ndahuze muvunyi we reka ngende njya kureba umuntu ari umugabo nizeye ijya uzigura binakunze twahita tugaruka nta kibazo ubwo nyine bambwira tu nibikunda ndahita ngaruka nkubwire nta kibazo sawa sawa inka yari nziza Dovi. Uraho. Uraho sira. Umeze amakuru. Imyaka myinshi. Myinshi cyane. Ubaye Kigali ryarisi. Mvuyeyo ejo bundi ariko. Mu minsi yashize. Kabisa rero warabuze. Ariko nawe ndabona ntacyo ubaye. Kigali imeze neza ariko. Yoreba kanaga kote. Ndacyara umusore. Kabisa uri umeze neza. Madamu ahubwo nawe arakomeye ameze nkawe. Ega buretse ubuzima ariko nta mani tuyafite tukiri batoye. Kabisa biragusa ahubwo tudataye. Amakuru yandi. Amakuru ni meza. Ahubwo mucanga muke mudusange Kigali. Reba ka diaspora. Ako sharu Dovi. Karame. Uziko Kigali ngira y'umuvandimwe wanjye dusa photocopy. Kigali. Umuvandimwe se umufiteyo koko cyane dusa ninjye wagiye ndaza. Cyamani naho ubundi sira. Mani Kigali turakomeye ariko nubundi shamba na maherezo dutemba tugaruka inota. Ego. Bite yase. Makuru kise shakwe. Ko ndeba none ugiye pfa nta mahoro. Aya reka nikurikirire na kara kadege nubundi nibirunga biraruka dufitanye pro. Sawa. cyane rwose ndabona bangutse Sembeba we ntago njya ntinda cyane bangutse kabisa barita yari bayibonye ko yigendera yampa pe hani neza kabisa nanjye utinda gato bari gusanga ngiye ndemo datinda ku rugamba nge Sembeba nkubita mbangura mwumvikanye se uramugana kabanza yishime bundi ambwira dore ipupu warariye wanka nutankiza uzavuge ko Sembeba ntazakira Mwana yibonye nayishimye rwose urayishaka manga iyi nka uko ireba gutya nkurikije ibyo nayitanzeho ko yangoye n'ukuntu ingana ntago najya munsi y'amafaranga 600 nge Sembeba ndayavuga 600 300 ntiwayafata Oya ntacyo ndarenzaho 100 400 iyi nka amafaranga ntamanuka cyangwa nzamuka nibo 500
Sembeba ngafata igice cya miliyoni nanjye nkiberaho nayo ngayo nimba utayafite ndongeraho 150 nimba 500 utayafite ndashaka abandi nkanjye nta kibazo ifite 150 urayanze nimba 500 utayemera ndashaka undi nkanjye nta kibazo ifite yame hano mfite ikote ryanjye yatwa nta numenya ko nyatwaye ntacyo ndayemeye yame rero nyabari amafaranga ari kuri banki kanja kuri banki nyuma y'amasaha 2 ndumva udatina nta kibazo ugenda uyazana kamenge no kwinyweraho icupa rimwe nge Sembeba ntago nafata amafaranga na gutyo mure kuyanywera akusi yase shagenda gahoro tuvugana uzikumaje kuba gatomatima ndekura nawe oya rwose icyaro kirakwakiza ariko harabana bikigaruruta ako se ubundi wahagaze tukabanza tukaganira ufite gahunda yihutirwa nubundi nanjye ngiye kureba icyana hari hepfo ariko mitiye kuri wowe ndihuta kubera ko mama ntawe hari njye bafite ababyeyi bo mu cyaro abayo wese ko wafunguye amabere ugomba kuganira n'inshuti zawe ariko ndabona umaje no kuba gatomati mva ndekura Rudofi ako se n'ubundi kamerezo y'inzira ese kuba unyikoreshwa ubundi ntago wavuga udakora ku muntu ako n'ubundi ikiganiro kiryoha ari 0 distance sinzi impamvu abakobwa bo mu cyaro kada ugomba no kubahiriza n'amahame ntacyo genda tuzabonana n'undi munsi ako n'ubundi nanjye naganaga gutya turagendana ngo niba wese ni meza umeze ute ndubaka cyane ndubaka nzaza ariko wanyihanganira nka nyuma y'icyumweru kuko hari akandi kazi mfite hari etaje ngiye kurangiza yego nta kibazo rwose nyuma y'icyumweru kimwe ihangane yego sawa zakara Kigali noneho shangiye gusezera icyaro Hello madam Niriwe rero nakumenyeshaga ko mbonye ikiraka gishyushye mu mujyi ubwo no gutegura ugategura n'abana mu minsi iri imbere nimara kurangiza iki kiraka kindi ubwo tuzahita tugenda rwose kandi ukore ibishoboka byose ushaka umushumba wizeye twasigira iriya nka ushaka umuntu wizeye cyane sawa akaye amakuru ni meza mata ko watinze kuva ku ishuri se natinze hari ibyo nabanje gukorayo hari homework nayindi gukora ndi no kwiga ama exam muri minsi dufite ama exam yakora aho se mama umumbwirire ko mu cyumweru gitaha tuzimukira i Kigali ndetse n'umugore n'abana nzabimura bose vuba cyumweru kimwe gusa nanjye muri iyi minsi nari ndi kwiga niga cyane kugira ngo nitsinda nzabona ikigo kizi Kigali nzaba ariho njya kwiga uzadusangayo nzabasangayo rwose sawa bayi umusuhurize ndamusuhuza mubwira ko muzagenda ryari mu cyumweru gitaha yego
nitwa bose nsigaye nitwa paturo abapaturo aragapfa nabi wallahi Gamari Arame Gamari zoka uriye Diano Gamariza Karam abo nago nyitwa Sembeba Cyore Ngwiki igitare yageze gutya Kagira inko adimbamo Yego ye nsigaye nitwa Ese wiriwe paturo Wiriwe wiriwe Amakuru nsigaye nitwa bose aya mafaranga yakuye nago nyitwa Sembeba nsigaye nitwa Gakire oya mbabarira mbwire wayibye wayatoraguye Gakire ibyo ndabyumva ariko aya mafaranga yakuye mbabarira mbwize ukuri wayakuye ubaha izina ryanjye ureke oya kumbaza wayakuye hehe mbabarira unsobanurire kuva uyu munsi rero ntuzongere kunyita izina Sembeba reka da ubu kuva uyu munsi nitwa Gakire ariko no kuri birakwiriye mugabo mwiza birakwiriye ibyo wahoze ushaka aka karori niwo wanyica ntago nakongera kukwinjiramo nese urashaka kumbwira ko tugiye kuva muri iki cyaro twagiye Kigali Kicukiro isuka nayisezereye yewe data bareka guhobera we bana we n'ukuri umugabo mwiza isura yari yarahindaye igomba ubu inzobe yanjye igiye guca yaka yongere yaka bya bindi washakaga byabaye ko bana ushimwe usingizwe zana ibintu byawe tugere ngiye karakarori nta nubwo nkinjira uravugisha ukuri se tebuka ibyo vuga tugende ukuri nutinda uransanga mana usingizwe bicamara mwami kaza urasana umuhungu wanjye ari hano mana we arahari we mama Rugwiro ko mbigenza we twigendera i Kigali mwana wanjye yo ariko mana gasa usingizwe aleluya amina kabiri gatatu ariko na mugabo y'amafaranga yakuye mana nyagasani Kamariza Karame tebuka tugende ariko kuri nakumvaye kanzere we aratinda ndagusika data we amafaranga